World Mission Report. Mu myaka ya kera ndetse na n'ubu ngubu usanga icyo ababyeyi bakoraga kera icyo bakora rimwe na rimwe bifuza ko abana babo aricyo nabo bakora. Ujya ubona ababyeyi bize ku bigo byiza bumva ahantu bize abana babo bazahiga. Ujya ubona ababyeyi bakora umwuga runaka batangira gutoza abana babo gukora uwo mwuga bigasa nkaho ari umurage. Bigenda bite se iyo umwe mu bagize umuryango ashaka ko bimuka maze akumva akunze kwimukira ahantu ariko abo bafatanyije umuryango umugore n'abana badakunze kwimukira aho ngaho? Mbese babitekereza bate? Hari ubwo umuntu ava ahantu hamwe akajya ahandi kandi mu kazi yakoraga umukoresha we akaba atabyishimiye, rimwe na rimwe kugira ngo umuntu yimurwe ku kazi ajya ahandi bikagorana. Ibyo byose mbabwiye ndetse n'ibindi nibyo ngiye kuvugaho mu makuru y'ahandi y'uyu munsi. Bene data ubona amahoro biva ku Mwami Imana bibane namwe. Amakuru y'uyu munsi afite umutwe uvuga ngo kwigisha ubumenyi bw'iteka ryose. Amakuru y'ahandi twateguriwe na Andrew MCCCN, umuyobozi w'amakuru y'ahandi ku isi muri General Conference mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Mukaba mukurikirana amakuru y'ahandi mu Kinyarwanda mu ijwi rya Noah Emmanuel. Bibutse ndi kubabwira amakuru yo mu gihugu cya Brazil. Uyu munsi ndababwira inkuru y'umugabo witwa Washington uba mu gihugu cya Brazil. Reka dutangire n'amakuru yacu. Washington yamaze igihe kirekire ari ku ishuri ryari mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Brazil. Se yari umwe mu banyeshuri ba mbere barangirije muri iryo shuri ryari ryaratangiye mu mwaka w'1943. Washington avukiye muri icyo kigo kuva akiri umwana muto yari afite inzozi zo kuziga muri iryo shuri. Ubwo yari amaze gukura inzozi ze zabaye impamo, yize muri iryo shuri kandi arirangizamo mbere y'uko ajya gukorera ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro muri Brazil. Washington ubwo yari amaze gushyingirwa no kubyara umwana w'umuhungu, Washington yizeraga ko uwo mwana we nawe aziga muri iryo shuri. Ikibabaje, ku bw'amahirwe make iryo shuri ryaje gusenywa n'umwuzure mu mwaka w'2000. Washington ndetse n'abandi bantu bakundaga iryo shuri barababaye cyane. Nyuma y'imyaka itari mike, Washington yaje kumenya ko itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ryaguze ikibanza kandi rishaka kubaka ishuri risimbura rya rindi ryasenywe n'umwuzure. Washington yaranezerewe cyane, yongeye kumva akunze iryo shuri. Icyo gihe Washington abaga mu mujyi witwa Recife, uherereye ahantu umuntu ashobora kugenda amasaha menshi ari mu modoka kugira ngo agere ahari hagiye kubakwa ishuri rishya. Yarabayeho neza muri uwo mujyi kandi yari afite umutungo, afite amazu menshi, dore ko yari yaragejeje mu gihe cyo kujya mu zabukuru. Ariko ibyo byose ntacyo byari bimubwiye. Washington yarasenze ngo Imana imushoboze kwimukira hafi y'iryo shuri rishya. Yasabye abakoresha be kumwimurira hafi y'iryo shuri. Kwimurirwa ahantu ntabwo byari byoroshye, ariko abakozi begereje kujya mu kiruhuko cy'izabukuru rimwe na rimwe bemererwa kujya gukorera aho bifuza mu gihugu cya Brazil. Umukoresha wa Washington yamusabye kujya gukorera mu yindi leta ya Brazil. Washington yarabyanze, aravuga ati sishobora kujyayo, ndashaka kujya hafi y'ishuri rishya ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi riri kubakwa. Umukoresha aramubajije ati mu by'ukuri wifuza kujya gukorera hafi y'iryo shuri? Yego, nifuza kujya gukorera. Umukoresha aravuze ati ni byiza. Yamusinyiye ibaruwa imwemera kujya gukora hafi y'iryo shuri, aramubwira ati ubu noneho wemereye kujya gukora hafi y'iryo shuri. Bigitangira, umugore wa Washington n'umwana we ntabwo bari bishimiye kwimuka kuko aho bari batuye bari babayeho neza, bari bamenyeranye n'abaturanyi, bari baturiye hafi y'isoko rigari kandi ibintu byose byari hafi aho. Iryo shuri Washington yashakaga kwimukiraho ryari rikikijwe n'ishyamba, niyo mpamvu umugore n'umwana we batashakaga kujyayo. Ariko nyuma yaho baje kwemera kwimuka. Washington yaguze ikibanza hafi y'iryo shuri maze yubakamo inzu nshya. Yagurishije amazu abiri yari afite asanganywe maze atanga amafaranga n'inkunga yo kubaka iryo shuri. Ubwo iryo shuri ryatangiraga kubakwa muri 2007,
Washington yakurikiranye imirimo y'ubwubatsi yaryo yose. Yagize uruhare mu gushaka inkunga ndetse no gushaka abanyeshuri bazaryigamo. Yarihiye umunyeshuri amafaranga y'ishuri kandi atiza umuyobozi w'ishuri inzu yo kubamo, amuha inzu yo kubamo. Yubatse ayandi mazu hafi y'iryo shuri. Iryo shuri ryaje gutangira ku mugaragaro mu mwaka wa 2014, maze umuhungu wa Washington witwa Igor wari ufite imyaka 10 y'ubukuru aba ari ubimburira abandi bose kwandikwa nk'umunyeshuri w'icyo kigo. Uyu munsi Washington afite imyaka 65 y'ubukuru kandi yatangiye ikiruhuko cy'izabukuru, ariko aracyakora nk'umukozi ushinzwe imisoro hafi y'iryo shuri mu gihugu cya Brazil. Umuhungu we witwa Igor yarangije muri iryo shuri kandi ubu ari kwiga muri kaminuza. Washington anezerwa cyane avuga urukundo akunda iryo shuri ry'Abadiventiste umunsi wa 7 rya Pernambucano. Anejejwe nuko se yize muri iryo shuri, nawe ubwo akaba yaragizemo, ndetse n'umuhungu we akaba yaragizemo, kandi akaba akomeje gutura hafi yayo. Aravuga ati, ntekereza ko iri shuri ryigisha iby'iteka ryose. Ndizera ko rishyira abana mu nzira nziza igana mu ijuru. Umugabane w'amaturo y'Isabato 13 y'iki gihembwe uzafasha ishuri ry'Abadiventiste rya Pernambucano kubaka urusengero runini rushobora kwakira abantu 500. Tubashimiye amaturo mugiye gutegurana ubushake azashyigikira uyu mushinga. Mwiyumviye ukuntu byatangiye. Ishuri se wa Washington yizemo, Washington akagigamo n'umuhungu akagigamo. Mbese bisa nka hari igisekuru, ibisekuru bitatu byose bikaba bigiye kwiga muri iryo shuri. Hagiye n'uyu mwana nawe abana be bazayigamo. Nibyo nababwiraga, icyo umubyeyi umwe akunze kikamubera cyiza, akumva n'umurage yaha abana be. Bene data, aya makuru y'ahandi aranejeje cyane. Ikintu gitangaje nuko iri shuri bwigirwamo inzira y'agakiza igana mu ijuru. Wowe wumvise amakuru y'ahandi bwa mbere ukaba utarakora subscribe, kanda kuri subscribe maze amakuru y'ahandi uko asohotse ajya kugeraho. Kandi nawe utarayikandaho yikandeho, kanda like, kora share ku bandi, aya makuru yageze ku bana nabo biyumvire kugira neza kw'Imana. Murakoze cyane. Yo bagezaho amakuru y'ahandi mu Kinyarwanda. Nitwa Noah Emmanuel. Ni naha ngaha dushoreje amakuru y'ahandi y'uyu munsi. Mugira amahoro. World Mission Report.